Wagwan my beautiful people, bahaye ikaze nanone kuri Nihitiraga Network. Mwari mutumenyereye kuri Nihitiraga Network Challenges, gusa uyu munsi twabazaniye gahunda ya tuzamurane. Ati bikora bite rero? Waba ufite channel ariko ikaba yaraheze hasi? Waba ufite ibitekerezo ariko wabuze uko ubibyaza umusaruro kuri izi mbuga nkoranyambaga? Waba warabuze se uwakugira inama ku buryo wakoresha neza imbuga nkoranyambaga zawe? Nihitiraga Network yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse n'abo hanze mufite ibibazo byo guteza imbere imbuga nkoranyambaga zanyu. Njye nitwa Faru, njye tuzajya tubana kuri Nihitiraga Network. Tuzajya dukora gute rero? Tuzajya dufata aba content creators hagati y'umwe na batatu buri cyumweru, bapostinge kuri Nihitiraga Network community. Kugeza ubu dufite abantu barenga 38,000 badukurikira. Urumva ko byibura abantu 5,000 babashije buri umwe gutanga subscription byibura ku muntu umwe, urumva ko twaba tumuhaye aba subscribers 5,000. Ikindi nuko hari ibintu tuzajya tugenderaho kuri Nihitiraga Network. Icya mbere no gutanga constructive feedback. Nimba uhaye feedback umuntu ikintu yakosora, uzajya umubwira ati kino ntabwo cyagenze neza ariko ugikoze gutya cyagenda neza. Icya kabiri ni ukwirinda gutanga amakuru y'ibihuha. Ni ukuvuga ko kuri Nihitiraga Network duhana amakuru ariko ya nyayo. Icya gatatu ari nacyo gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo dukoresha discipline. Nimba ugiye gusubiza umuntu cyangwa kumuha comment, uzajya ukoresha ururimi rwiyubashye kugira ngo aze gukora cya kintu nawe yumva afite ishema, kuko byanga bikunda niyo umuntu haba hari ikintu yishe ariko haba ari ibyo yakoze neza. Niyo mpamvu ugomba gutangira ushima ibyo yakoze neza, then ukaza kumubwira icyo yahinduramo. So nuko nguko tuzajya dukora kugira ngo twungurane ibitekerezo, tuzamure imbuga cyane cyane YouTube channel. Ikindi nuko nzajya mbahereza video zabafasha mu guteza imbuga zanyu imbere, cyane cyane YouTube channel. For instance, kuwa gatandatu video ya mbere izaba yagize kuri channel saa 5 za mu gitondo, izaba iri kuvuga ku bintu by'ingenzi ukeneye kugira ngo utangire gukora content, cyangwa se bya bintu biri basic bidasaba amafaranga menshi bishobora kugufasha mu guteza imbere imbuga nkoranyambaga zanjye. So turi kumwe na Impactive Academy, bakora graphic design, bakora video editing, bakora motion graphics ndetse bakigisha na professional graphic design. Uramutse ukeneye kwiga graphic design professionally, wabahamagara kuri nomero ubona kuri screen cyangwa se ukabandikira kuri iyi email, nawe ugatangira gukorera ku mafaranga ya graphic design mu gihe kitari kirekire cyane. Ikindi nababwira nuko bakunda cyane kandi tuzakorana neza tugatezanya imbere. Nkuko nari nabivuze n'ubundi gahunda ni tuzamurane twongere tuzamurane. Tubonane kuwa gatandatu. Nitwa Mufaru, murakoze.